Ikaze ku bantu badukurikiye mwese, umwami Yesu nashimwe cyane. Nishimiye kongera kuba hano namwe. Ndashimira abantu bakomeje gusubscribinga kuri YouTube channel, abantu bakomeje kureba video ndetse bakomeje no gushyiraho comment. Nukuri ni byiza, biratwubaka kuko iyo uri ukora ikintu ntubone ibitekerezo by'abantu, ese ntibana nubwo ingo yari umurimo w'Imana, ariko ibitekerezo byanyu biba bikenewe, komanteri. So abantu rero iyo bakomentinze, iyo bavuze uko babyumva, iyo babajije, bikongera imbaraga, bumva ko icyo urimo gukora hari abakitabiriye, hari abarimo kukireba. Biranshimisha rero, biranezeza. Basaba amanomero, ngerageza uko nshoboye kugira ngo nsubize buri muntu wese, nubwo umubare utaraba mwinshi, ariko si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko ubutumwa busohoka buri muntu agakuramo icye. Ntago navuga ngo ndimo kwigisha, ntago ndi umuvugabutumwa, ariko ndimo ndahamenya ibyo Kristo yakoze mu buzima bwanjye, kandi akambwira ko nigisha n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero nsa nkaho mfite ministeri ariko ishingiye ku mibereho yanjye. Niyo mpamvu akenshi mvuga ibintu byambayeho, mbabwira n'ibyo nzi. Umwami Imana rero nashimwe. Video yararangiye rero muri ubwo buhamya, aho navuze ku myambarire n'ukuntu nahinduye. Hari abambajije ibibazo, bifuje kumenya ese kujya muri siporo umuntu yakwambara gute, ese nuri mu bukonje. Hari uwo mbonye wabajije ati ese muri Amerika kubera ko hakonje ntiwambara amapantaro. Ni ibintu bikeya nshaka kuvuga, hanyuma nkababwira message Imana yampaye itariki 19 z'ukwa gatandatu 2018, kuko nanjye nari mfite ibintu ngira ibintu byinshi cyane nibaza. Nubwo nanjye mbibabwira, hari aho ngera nkashidinga nkavuga ariko Mana, abantu bose bakora gutya ntago bazajya mu ijuru. Urumva rero nanjye ngeraho ngaho nkasa nkushidikanya. Mu kwezi ngira ngo kwashize, cyangwa nk'ukwezi n'igice inyuma, nari ndi mu gikoni ndiyo nibaza, ndiyo mvuga. Hari ubuhamya nari maze kumva bw'umuntu wavuye mu mubiri, yari yavuga ku bintu by'amaherena, ku bintu by'imyambarire mibi abantu yabonye mu muriro, bataka basaba amahirwe ko bagaruka bakabwira isi, cyane cyane abahanzikazi, abantu bisigaga za makeup. Noneho mpagaze mu gikoni, navuga ngo umutima wanjye warimo kuganira na Mwuka Wera. Ndavuga ariko Mana, ubu urashaka kumbwira ko iyi si ko yuzuye abantu bambara imisatsi itari iyabo, abantu bambara amaherena, abantu bambara kigabo, kandi kuri jyewe mbona bagukorera ari abakozi bawe by'ukuri. Urashaka kumbwira ko mbona buze Umwuka Wera, ko mbona abayoboye abantu, ko mbona ubakoresha, ko ari abakozi bawe b'ukuri nshingiye jyewe ku byo mbona. Urashaka kumbwira ko aba bantu batazabona ijuru? Mbere yuko marayo iyo sentence mvuge ngo urashaka kumbwira ko aba bantu batazabona ijuru, numva ijwi rimbwiye ngo abakozi banjye nyakuri ni abakora iby'ijambo rivuga. Ntago ryaje ari ijwi rivuye inyuma, ryaje ari ijwi rivuye muri jyewe, ariko rivuga neza cyane, ndaryumva. Hari mu Cyongereza nimwe navuga, ariko mbishyize mu Kinyarwanda ko aricyo ndimo kuvuga. Ikinyarwanda cyanjye si cyiza we, ariko mu Cyongereza iryo jwi ryarambwiye ngo my true servants are the doers of the word. Bisobanuye ngo abakozi banjye nyakuri ni abakora, ni abakozi b'ijambo, cyangwa se abakora iby'ijambo ryanjye rivuga. Rero nuko nguko bimeze. Nahise ntsindwa, numva ndahagaze, nuko naso umutima wanjye wari uriburana na Mwuka Wera. Ndavuga Mana, mbabarira, nanjye umpe kwizera. Ni ibibazo byinshi rero cyane nagiye nibaza. Urumva ikintu cy'imyambarire mu by'ukuri nababwiye ko atari topic yigeze yoroha, ariko ndashaka ngo mbanze mbasomere. Nagiriwe ubuntu kuri uwo munsi bwo kugirana ikiganiro n'Umwami Yesu. Nabajije ibyo nari nkeneye, narabyanditse kugira ngo njye mbona uko mbisangira n'abandi, kuko ntago nabibika mu mutwe. So igihe cyose ngiriwe ubuntu ndabyandika. Niyo mpamvu mfite no agenda, ibintu biba bitandukanye. Ngenda nzana rero
bitewe n'ikintu turimo kuvugaho. Ubwo rero nagumanye ibibazo byinshi ndibaza ndavuga kusemana ibi bintu abantu benshi, hari abantu batajya mu nsengero, hari abantu bumva izo nyigisho cyane cyane muri iyi minsi ya nyuma, iyo abantu benshi ukuri bagufashe nko gucirwa urubanza. Ndavuga semana abantu ko babwiza ukuri bakumva baciriwe urubanza. Hari abantu batajya gusenga mu insengero zimwe zibanda cyane ku myambarire, hari abantu batajyayo kuko ibyo ntabwo bashaka kubyumva, bakumva nkaho bariyo birukanwa ku Mana, bakumva nkaho bariyo bamburwa uburenganzira bwabo bwo kugenda uko bashatse, na cyane cyane ko bemera ko Imana ireba mu mutima. Ibyo bintu rero nkajya ndabitekereza, njya nkunda kujya kuri YouTube nkabona ubuhamya bw'abantu batandukanye, nkasoma comments. Buryo ushaka gusobanukirwa neza icyo abantu batekereza ku ngingo runaka ujya muri comment section. Noneho rero nanicaye nibaza, nkajya numva umutima wanjye umpatira kugira ngo ngire ikintu mvuga ku myambarire. Icyo gihe nari ntarakora zino video zitambutse, noneho nkumva umutima urampata, mvuye ndavuga ariko ashobora kuba ari amarangamutima yanjye cyangwa se ari mwuka w'Imana unyobora kugira ngo ngire icyo mbivugaho. Ubwo rero uwo munsi nagiye gusenga, hari ku manywa, nicaye mu cyumba cyanjye njya gusenga mbaza Imana, ndavuga ndashaka kumenya na amarangamutima yanjye kuba ntekereza kuvuga kuri iki kintu cyangwa ni wowe urimo kunyobora kugira ngo ntiwe. So byanditse mu Cyongereza ariko ndagerageza gusobanura mu Kinyarwanda nkuko ndi bushobozwe. Mu mbabarire, Ikinyarwanda cyanjye ubundi ntikijya kiba cyiza, sinkizera, ariko turaza kumvikana, umwuka wera binshoboze. Ubundi ijambo modeste mu Cyongereza ni cyangwa se icyo nakwita Christian dressing cyangwa imyambarire y'umukristo, y'umuntu ukijijwe, umuntu wubaha Imana. Ubundi ni uburyo bwo kwambara cyangwa se kwambara umwenda runaka utuma udaha undi muntu courage kugira ngo abe yakwifuza, cyangwa se ni umwenda utuma utahagurutsa intekerezo mbi mu wundi muntu kugira ngo agutekerezeho mu buryo buri sexual. Ntago narenza aho ngaho simbizi. So nagiye imbere y'Imana rero, hari ibyo ntari bubasomera ariko ndabasomera iby'ingenzi aho yatangira. Byose ni iby'ingenzi ariko bimwe byabaga ari ibyanjye. Ubwo rero naramubajije, ndamaze se iki kintu akenshi tukivugaho, ese abantu baracirwa urubanza, ese kubyigisha abantu biratuma mbacira urubanza? Ko numva umutima wanjye uhatwa kubivugaho, ni mwuka wawe unyobora. Nguko uko yambwiye rero, yarambwiye ati ni mwuka wanjye wera ukuyobora. Arambwira turabona benshi mu bana banjye bavuye mu nsengero ntibagiterana, ati kubera yuko iyo bagiyeyo bahita bumva baciriwe urubanza, baciriweho iteka kuruta uko babiyegereza bakabigisha neza. Arambwira ati n'ubushake bwanjye kugira ngo buri muntu wese amenye ku rwego ariho. Ati ubwo rero kubirukana cyangwa gukora ikintu cyabirukana mu nsengero, ati ntago binezeza. Arambwira ati buri muntu wese aranzi kandi azi icyo mushakaho, ariko atariko hamwe mu buzima bwabo hari aho bagera umwanzi agakurura intekerezo zabo akazikura kuri jewe, akabereka intekerezo zabo cyangwa attention yabo akayishyira ku bintu bidafite umumaro mu bwami bwanjye, ati kandi bidafite umumaro no mu buzima bwabo bwa gikristo. Arambwira ati nkunda kwambara neza, ati ndabikunda, nkunda kwikwiza. Arambwira ati icyampa abana banjye bose bagashyira umwete ku kintu cy'ingenzi ari we jewe, ni kuvuga ngo kwita kuri we n'ibyo ashaka. Ati ndabakunda n'umutima wanjye wose, ati kandi narabapfiriye, ati ariko ntago banzi, ati nta nubwo bashaka gushyira umwete ku byo mbaburira, ku byo mbabuza, ku kaga kari imbere. Iyo mbabwiye ku kaga kari imbere, ati ntago babishyiraho umwete. Arakomeza arambwira ati byose ndabibona, ati ndabibona iyo umwanzi ari yababeshya akabakoresha ibintu bituma umutima wanjye ubabara, ati ngerageza kubaburira, ati ariko ni bakeya cyane banyumvira bagahindukira, ati rero abandi bakanga, ati bakagwa muri uwo mutego. Arambwira ati
nimunyizere kugira ngo mugire ubugingo buhoraho. Aravuga ati nimuze kuri jyewe nk'uko mumeze, ati muze tujye inama, ati nitwa imbabazi, nitwa rukundo, ati ni jyewe tangiriro ni nanjye herezo, nta kintu na kimwe ntashobora guhindura, ati naremye umuntu kandi mfite n'ububasha bwo guhindura uwo muntu mu kintu, nkamuhinduramo ikintu cyiza cyane, umurimo mwiza cyane w'intoki zanjye. Reka ndekere kuri ibyo ngibyo kuko nibyo byari bifashe kuri iyo ntuza. Ubwo rero cyari ikiganiro kirekire ariko reka ndekeraho kuko ibikurikiraho byari bifashe, kuko naramubajije niba nakomeza nkahamya nkabwira abantu buri kintu cyose yakoze mu buzima bwanjye. Arambwira ati komeza kuko nzaguha umugisha numpamiriza, kandi nzaha umugisha n'abakurikira ubwo buhamya. Rero ndashaka kubwira ngo wowe bukurikira ufite umugisha kuko Uwiteka yarabusezeranyije. Yarambwiye ati bahesha umugisha, tanga ubwo buhamya kuko ibyo nakoze ni byinshi mu buzima bwawe, ubwabyo birivugira. Nzigera mbakorera na video y'ubuhamya y'ubuzima bwanjye nkiri muto, ni ibintu byinshi cyane nanyuze mu Satani aba yaranjyanye, ariko kubwo umugambi w'Imana ndasigara. Inshuti zanjye rero, natangiye mvuga ngo umukozi w'Imana nyakuri nukora ibyo ijambo rimubwira. Icyo kintu kiraremereye ngira ngo muracyumva. Ngubwo ubutumwa yarambwiye ko ukunda kwambara neza, ati ndabikunda. Rero ndashaka gusubiza umuntu wambajije ati se muri Amerika ubukonje ntiwambara amapantaro? Naje muri Amerika muri 2017 mu kwa 12, nahageze ku itariki 24 buri buke ikaba Noheli. Naje winter iringira ngo kuri height yo hejuru, ku rwego rwo hejuru cyane, hari ubukonje buteye ubwoba ku buryo twaraharaye mu gitondo snow iragwa. Rero nageze inaha mu by'ukuri imbeho yes, ariko nanjye muri gihe hagiyemo nk'ikintu cyo kuvuga ubuse sinzambara amapantaro. Ndibuka hashize iminsi nk'itatu umutware wanjye yatujyanye kugura imyenda, kuko twari twazanye ubuntu bukeya cyane, so twagomba kugura imyenda ijyanye na weather y'inaha, inkweto zijyanye na weather. So tujya aho twagiye muri mall, akajya abona ibintu byose ngura, nyuma dushoje araza kumbwira ati ariko se kutaguze amapantaro. Ndashaka nkwibutse ngo Imana ihindura ubuzima bwanjye, ntabwo nari kumwe n'umutware wanjye, so hari ibintu byinshi yari atazi, gusa nari naramubwiye nti Imana yarampinduriye. Ikintu kimwe yarambwiye ati kanizere ko utabaye muri Yehova. Ndamubwira ntoya. Rero arambwira ati kutaguze amajinsi. Ndamubwira nti ntago nyambara. Imana yarampinduriye ntitwabitinda. Arambwira ati rero imbeho y'inaha sinzi ukuntu uzabigenza, tuzareba. Noneho igihe kirageze naguze icyo bita warmers, leg warmers, cyangwa se udukora two kwambarira imbere, nkatwambara nkarenzaho imyenda miremire, nkambara inkweto zikwiriye hejuru, nkifubika bihagije, kandi nkagenda singira ikibazo. Noneho rero rimwe tuza kongera ubukonje bugabanyutse, turongera tugenda tujya kugura iyindi myenda. Tugezeyo ndashaka ngo mbabwire ngo inshuti z'umusaraba, niba ufite urwitwazo rwo kuvuga ngo ndahantu runaka ngo aho Imana irebayo, kandi ndashaka mbabwire ngo no kuri uyu mugabane w'Uburayi Imana ifiteyo abayo. Imana ifite abayo. Hari abantu babayeho hano muri iki gihugu batambara amapantaro. Rero turagenda tugezemo, yari kumwe n'abana mu yindi section mu myenda y'abana, jewe nsigara inaha mu myenda y'abakuru. Nza kubona ipantaro ya jean, so stretching, narayibonye umutima wanjye numva mbese urakuruwe. Urabona ikintu wigezeho. Satani ni umugome. Amaso yanjye ahita yijyaho, nyibonye mbona kuntu forum imyenda, ndavuga nti iramkwira neza iramkwira neza. Mu nda yari ifite ikintu cy'ikirase, ndavuga iyi ngiyi irampa amahoro cyane neza. Ndavuga ko se ko ntambara amapantaro, umutima urambwira vuba cyane. Iryo juru ryambwiraga vuba cyane, mbese rimforsa kugira ngo mpite nyipikinga nyifate ngende nanayishyure. Noneho ndavuga se nzayambarira hehe? Uwo mutima ryari nk'ijwi riri muri ryeringira ngo uzayambarira mu rugo. Mpita numva nibyo, nzajya nyambara ndi mu kazi kanjye mu rugo nta kibazo. Igihe ngize gutya nyishyizeho intoki,
ngiye kumva numva ijwi ritoya cyane rituje rirambwira ngo ariko ntago wambara amapantaro. Nahise numva nk'inkota banjombye mu mutima, mpita nkuraho intoki nsubira inyuma gutya. Numva umutima wanjye uratsinzwe. Koko ndibaza ubundi ko igihe maze ntambara amapantaro, iyi pantaro nari ngiye kujyana iki? So satani nuko rero tujye vuba cyane abikwinjizamo vuba cyane akakwereka ko bikenewe bigize gute, ariko ijwi rya Mwuka Wera riza buhoro rituje kandi riza nyuma. Narayiretse rero ndataha. Guhera icyo gihe nta yindi naguze, nambara amajipo, nambara amakanzu. Iyo ari imbeho ikabije nkeneye nambara kora, nkambara n'inkweto zikwiriye cyangwa nkambara amasogisi maremare uko bitewe nuko ubukonje bumeze, nkarenzaho amakanzu yanjye nkagenda. Ushobora kumva utaberewe biterwa n'umuntu, ariko hari ibyo tugomba kureka kubera yuko tugomba kunezeza Imana. Ku bantu rero bavuga bati siporo, jewe ntago njya nkora siporo, ariko ku bantu bajya muri siporo icyo mvuga, washobora kwambara iyo kora ariko ukambarira akantu k'agakanzu. Nshuti zanjye, mu buryo bwose ubwo ari bwo hari impamvu tutazatanga. Hari ibyo mvuga nkanje nkuko Paulo yajyaga akavuga ati ibi nijye ubivuze ntago ari Imana ibimbwiye, ariko je ndavuga nti niba ugiye muri siporo ukambara iyo kora, gerageza kwambara akantu k'agakanzu nanone inyuma, wenda katari kanini ariko akantu kaba gatwikiriye ikibuno, gatwikiriye ibibero, kagera nko mu ntege, ubona ari ntacyo gatwaye, ukagenda ugakora siporo. Ikindi ku bantu, kuko siporo ni ikintu dukeneye, ntago ntekereza ko Imana yahana umuntu kuko yakoze siporo, ariko urusengero rwayo rugomba kuguma rwubashywe. Ikindi kintu rero ni ku bantu bajya muri pisine, inshuti z'umusaraba, ikintu namenye, Imana ituye muri twebwe. Nubona umwenda utakwira umubiri wawe, umenye ngo na Yesu ntago wamukwira. Ikindi, amaso ye arebera mu yacu. Niyo mpamvu burya ibintu byose dukora abahara arabireba. Niba uri mu cyumba wenyine arabireba. Niba ureba filime y'urukozasoni nawe abahara arimo kureba. Ntibimunezeza, biramuriza, bibabaza umutima we, ariko arabireba kuko atuye muri wowe kandi nta yindi option yakora. Ni ukuvuga ngo rero kujya kuri pisine ukambara neza n'ubundi witorowe n'abantu bambaye ubusa birasa no kubireka. Kuko wowe nubwo wakwambara neza ukajya kuri beach, still uri hagati y'abantu bambaye ubusa, n'ubundi amaso ye arimo arareba ubwo bwambure bw'abandi. Ni ukuvuga ngo rero niba ugomba kujya mu mazi, ushobora ntago ari ngombwa ko wambara bikini, ntago ari ngombwa ko wambara ikariso n'isutiye gusa. Ushobora gushaka n'akantu kegereye umubiri karekare, ikintu kitari bugire ku buryo ugiye mu mazi umwenda, amazi aterura umwenda. Wakwambara akantu karekare, wakwambara akantu gatwikiriye amabere n'umugongo n'inda. Ibyo nigiye ubivuga nkanjye, ntago mvuga ko ari umwuka w'Imana ubimbwira, ariko iyo bibaye ngombwa ukumva hari ibyanze no kubireka wabireka, kuko intego ni ukunezeza Imana. Ibyo ukora biterwa n'impamvu bikora. So wakwambara gutyo ukajya muri pisine kuko urimo gukora siporo kugira ngo ubuzima bwawe bube buzima, ukabikora mu buryo bw'ikinyabupfura, Imana igasigara inezerewe, nawe ugasigara ukiranutse. Topic y'imyambarire ni miremire cyane, mumbabarira bambajije ku bintu by'amaherena, ndabishyira muri video yindi zakurikiraho. Muri video ibintu by'amaherena, uburyo Imana yabinganirijeho, n'ibintu bya makeup, no fondateri, sinzi ukuntu babyita neza mu Kinyarwanda, gusiga inzara, ibyo bindi nzabikorera video yabyo. Ariko ahangaha nashaka kugira ngo mbahereze buno butumwa n'abasobanurire, mbabwire ngo kuba uri ku mugabane w'Uburayi ntago bivuze ko ugomba guhindura, kuko nababwiye ngo ikintu namaze kubona, Imana ifite abayo ahantu hose. Nina barahari batari bigera bayambara. Ngewe naje nahanze ngo ni nzi nkabaza abantu, ariko hano umuntu yakura he amajipo, nkajya mbona abantu bose. Ariko aho naje gutangira guhura n'abantu bambaye amajipo, nkavuga inahari n'abantu bambara amajipo. Urumva tugira perception rero iteye ukuntu yo kumva ngo abari inaha ntago bagira uburyo bwabo bambara, ariko hari abantu bagerageza kubaha Imana.
ni ukuvuga ngo rero iyo wumvishe utabisobanukirwa wicara na Mwuka Wera, kuko ibintu byose ni impamvu ubikora. Ese kubera iki ukora ibyo ukora? Shaka mu mutima wawe, niwumva utsinzwe ikintu kireke, niwumva udatsinzwe wicare na Mwuka Wera. Icy'ingenzi ni ugukiranuka, icy'ingenzi ni ukujya mu ijuru. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Shalom.